dukomeje kuvuga ngo Kristo ni umwami. Impamvu tuvuze iryo zina nuko nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru abantu bakwiye gukirizwamo. Muri iryo zina rero kubivuga nta nicyo binadutwaye, hahirwa ndetse abarifite, kuko Bibiliya iravuga ngo ufite uwo mwana niwe ufite na se. Ubwo rero mu ncamake tunejejwe nanone kongera kuvuga ngo Kristo ni umwami. Tuzabivuga ubanza no ku munsi wo kudushyingura kwacu, bari kudushyingura abazaba bahari bazaba bari kuvuga, bazajya bavuga ngo Yesu ni umwami. Arishimwe. Ndetse no mu rugendo rwacu rwa buri munsi udusuye nijoro uhageze usanga mbese tuvuga Yesu. Tumuvuga niyo twasinzira dusinzirira muri we, naho twaba turi mu kazi tuba tuvuga we nyine Yesu wo nguwo. Ubuzima dufite niwe, muri make imibereho yacu niwe. Niyo mpamvu rero imbere ya kamera murimo muhabona umutumirwa wacu, ariko si ntabwo mwise mushyashya kuri channel Moyize TV cyangwa se Jean Baptista Bolingo TV. Ni mugubwe neza rero. Hanyuma turagusuje mushumba, uraho? Muraho neza. Hanyuma kuri uyu munsi wa none niki noneho uzaniye abakunzi ba Kristo? Impamvu tuvuze Kristo nuko ntabwo navuga abakunzi ba mushumba, nubwo Imana igiduha inshuti ikadukura idafite umumaro, ikaduhuza n'inshuti z'umumaro. Ubwo nawe munce bakina bivuze ngo wowe urebe iyi video, Imana igukureho inshuti zitari z'umumaro, iguhuza n'inshuti y'umumaro ku buzima bwawe. Hanyuma iki tuzaniye ni iki mushumba? Murakoze cyane. Icyo numva nzaniye abakunzi ba Kristo Yesu, kuko natwe turabakunzi be. Nayo mpamvu hari umuririmbyi yavuze ngo nishe mu mahema y'umukunzi wanjye. Twebwe turabakunzi ba Kristo, n'abakunda ibiturimo si twe bakunda, ahubwo bakunda Kristo uri muri twe. Biravuze ngo rero ntabwo rwose uyobye, kandi kuko no ku munsi wa nyuma ibyacu bizaba bivuga Kristo, kuko twahisemo neza duhitamo Yesu. Rero icyo nzaniye abantu b'Imana ni ijambo rimwe rivuga ngo ni igisubizo kitarimo urusaku. Igisubizo kitarimo urusaku, ibintu bitarimo urusaku, igisubizo kitarimo urusaku. Ni ijambo rikomeye cyane, ngira ngo dusome ahangaha mu kuva 11:7. Ari ijambo rikomeye rivuga ngo ariko mu Bisiraheli nta n'umwe imbwa izamukera mu bantu cyangwa mu matungo, kugira ngo mumenye uko Uwiteka yatandukanyije Abanyegiputa n'Abisiraheli. Amen. Aleluya. Amen. Iri jambo ubundi rivuga inkuru z'Abisiraheli igihe bavaga muri Egiputa. Iki cyari ikimenyetso simusiga cyuko Imana ihiriye urugendo rwabo, cyangwa se ihaye ishya n'ihirwe urugendo rwabo. Irangije irababwira ngo mu Bisiraheli ngiye kubaha ikimenyetso kizabahamiriza yuko urugendo rwanyu ari njye Mana itumye rubaho. Irababwira ngo mu Bisiraheli nta n'umwe imbwa zizamukera mu bantu cyangwa mu matungo. Reka nkubwire, ni ijambo rivuze ngo Imana iguhe igisubizo kitarimo urusaku, Imana ikuremo urusaku. Reka nkubwire ijambo rya mbere, birashoboka ko rwose ufite akazi ariko nubwo ugafite karimo urusaku. Birashoboka ko ufite business ukora, ariko business yawe kubera ibintu uri kurwana nabyo muri iki gihe harimo urusaku. Birashoboka ko utuye ndetse ukaba utuye n'iwawe, ariko bitewe n'ibitero uhurira nabyo muri urwo rugo rwawe, byanze bikunze harimo urusaku. Biranashoboka ko rwose Imana yakubakiye urugo ukabona ndetse uranarwishimiye, ariko wareba impande ukebutse iburyo n'ibumoso, wareba ugasanga harimo urusaku mu buryo ubungubu cyangwa ubundi. Naje kukubwira ngo Imana, haleluya, ikuremere igisubizo kitarimo urusaku. Imana iguha ibintu bitarimo urusaku. Ni ijambo rimwe ryatuye rivuga ngo Imana ikuremo urusaku. Birashoboka
banyu bagerageje gufata amaboko ariko urusaku rwanga kuvamo. Birashoboka ko naho utuye abantu bazi ko ari wowe munyembaraga uhari, ariko iyo urebye wiherereye usanga ibintu byawe birimo urusaku. Ariko ni mu ijambo rivuga ngo Imana yahamagaye Abisiraheli ikabaha n'ikimenyetso cy'uko urugendo rwabo iruhaye umugisha ngo ikuramo urusaku. Ni ijambo rivuze ngo na uyu munsi wa none Uwiteka Nyiringabo, Imana nyiribihe ikuremo urusaku. Reka nkubwire, ubwo sinigeze mvuga ku muntu utagira noneho n'akazi, we ni urusaku. Sinavuze ku muntu uri mu gihe cyo kurwara, we ari gusakuza bitewe n'uko ibimusakurisha birahari. Hari n'igihe amaso y'abantu iyo arebye ababona warageze iyo ujya, ariko we wareba imbere ukabona harimo urusaku, kuko buriya umuntu niwe umenya ibyo arwana nabyo. Naje kukubwira ijambo rivuga ngo hamwe no gusenga dusenga tokidebonia, amina, hamwe no kwizera twizeye, hamwe no gutegeka dukoresheje ubutware twahawe, Uwiteka none nakuremo urusaku. Ndashaka kugira ngo uvugane n'ibiri kugusakuriza, ndashaka kugira ngo uvugane n'uwo mudayimoni wazanye urusaku, ndagira ngo uvugane n'uwo mwuka wateje urusaku mu rugo rwawe. Urwo rusaku rw'abazimu ruceceke. Hari imbaraga zicecekesha imigambi, hari imbaraga zicecekesha urusaku rukavamo. Imana niyo yirahirira ngo mu Bisiraheli, mu bantu nahamagaye, mu bo twavuganye, mubona haye ikimenyetso, mubona haye ubuhamya, mubona haye izina, mubona nubatse torazima, nta n'umwe imbwa zizamukira. Ndashaka kubwira ngo iyakumukiraga none niceceke, iyari ikumukeye nihagarara, iyari kubwira yuko igufiteho ububasha niceceke, iyari imbotse niceceke muri ako kazi. Turavuze ngo iyamokaga niceceke. Haleluya, amina. Ko numva ngiye ahandi, ndumva nuzuye imbaraga zo gutegeka. Reka mbabwire ijambo rimwe, hambere aha naganiye n'umuntu kandi ambwira ko ababaye, yarababajwe n'iki? Yarababajwe n'urugo rwe. Arambwira ati ngewe mfite bizinesi nkora, umugabo yanyubakiye, nawe yari afite iyo akora, atariko amaze amezi 4 adataha. Niyageze hano mu rugo aza kumanywa. Ndamubwira ngo uwo mugabo niba ari uwawe, ngiye kumuhamagara mu izina rya Yesu. Yarambwira ati narasenze biranga. Ndamubwira n'urwo n'urusaku rw'abadayimoni. Niba Imana yaraguhaye urugo, igomba no guhagarara ku rushako rwawe. Uwo mugabo ntabwo yakwangaga, yakuzanya gukunze. Ni Satani igira ngo ibasenye. Ndangije mfata ndabwira ni mbwira amazina ye, arayambwira. Ndavuga ngo wa mugabo we, mugaruye mu rugo rwawe, nirukanye urusaku ruri kubasenyera, nirukanye umwuka waturutse kuri dayimoni, nkubise karande y'iwanyu, nkubise karande gusenyera, nkubise umwuka bakoherereye, nkubise imbaraga z'ibyoherano, nizishaka ziba ari ibisigano, nibashaka baraguterekereje, nibashaka barakujyanye mu mbaraga z'abapfumu, nibashaka barahamagaye iby'imbaraga, nibashaka baragiye kwa Mayimuna n'ahandi hose ngo bajya. Ndavuga ngo mu izina rya Yesu, nkubise imbaraga yari yaraguhagurukiye, nkubise umwuka wagushakaga, nkubise umuzimu waguhigaga, nkubise uwahigaga urugo rwawe, nkubise dayimoni yakunanije, nkubise uwahize ubuzima bwawe. Nambuye ijambo Satani. Uwo munsi twarabivuze iminsi 3, umugabo aragarukana n'ubu ari amahoro, na n'ubu barubatse, baratuye baratekanye kubera imbaraga z'Imana. Urwo rusaku impamvu rugutinzeho nuko utarahura n'imbaraga z'Imana. Wahuye n'abakubwira yuko bishoboye, ariko bagira ngo bagire icyo bagukuraho. Reka nkubwire, haracyari 7,000 batarapfukamira Bayali, haracyari abantu buzuye mu buntu bw'Imana, haracyari imbaraga zimira izindi, haracyari itegeko ry'Umwami, haracyari abantu bizeye ubutware bw'Imana, haracyari abantu bahekera abandi bitwara, haracyariho kuvuga Imana ishobora byose, haracyariho Imana iruhura abantu, haracyariho Imana itabara, haracyariho Imana itesha agaciro amateka ya mbere, ikazinga ya mbere, ikazingura ya kabiri. Haracyariho Imana itita ku by'abantu bavuze, ikareba ku cyo yavuganye nawe. Haracyariho
Imana yita ku gusenga kw'abatagira shinge na rugero, idasuzuguye gusenga kwabo. Yoneshire vobere akisarome. Narindi ku ijambo rivuga ngo uyu munsi Uwiteka agukureho urusaku rw'abazimu. Imana nihagurutse uwo mwuka w'urusaku, urwo rusaku rwagufashe mu kazi, urwo rusaku rwagufashe muri iyo bizinesi, turarutegetse nonaha dukoresheje itegeko ry'umwuka. Kandi guhera none niba utari unizeye, reka nkubwire uyu munsi wa none wowe ukurikiye Mose TV ndetse na Jean Baptiste TV, ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi Jean Baptiste Bolingo TV, niba utari wizeye imbaraga ziri muri Kristo, telefone urazibona, uhamagare tugufashe, twirukane uwo mudayimoni. Ntibigukwiriye. Isezerano ry'abantu b'Imana nuko Imana yirahira, isezerano ry'uko twamenye Imana nyakuri nuko Imana ivugana natwe kandi ikadukiza amakuba. Niyo mpamvu muri iryo bivuga ngo anyurura mbabaye, ankiza amakuba, amaganya yanjye yose ajya yanyakira. Reka nkubwire ijambo rikomeye, Imana nikwakire ayo makuba, Imana ikwakira urwo rusaku. Guhera none urwari rukuriho turarucecekesheje. Itegeko ry'umwuka riravuze ngo dayimoni nacecekera imbere yawe, dayimoni nacece pone side vobe animas naceceke. Dukoresheje itegeko ry'umwuka, turavuze ngo umuzimu waguhiga gaceceke. Dukoresheje itegeko ry'umwuka, turavuze ngo wakurwanya gaceceke. Dukoresheje itegeko ry'umwuka, wasenyaga urugo rwawe naceceke. Dukoresha itegeko ry'umwuka, uwicaga ubukwe bwawe naceceke. Dukoresha itegeko ry'umwuka, wakugambaniraga none turavuze ngo naceceke. Dukoresha itegeko ry'umwuka, anome enoma. Reka nkubwire n'akantu utaruzi. Erosefa shani beria by the code money high bini forma i the costa noma poki saserevo. Nduvimana haleluya. Ijambo rikomeye. Hari n'igihe Imana iguha igisubizo kikaza, hakaba Imana imeshuriye vuba, hakaba dayimoni ishinzwe kumonitaringa ibisubizo byawe kugira ngo ibyice. Monitoring kugenda igukurikirana ibyari bigiye gutungana, ibyari bigiye kwemera, ibyari bisobanutse, ikagukurikirana kugira ngo igukubite nirangiza ibyice. Niba warumaze bati none ndabona ubukwe bwabaye byarangiye, Imana irashubije, dayimoni ikabikubita ikakumonitaringa ikabihonda, bikarangira noneho bisubiye uduri, ukabati n'ubundi nuko byahoze, nanjye n'ubundi barambagiza ntibube, n'ubundi niko byahoze. Ejo ukavuga ati naribonye akazi, noneho byakunze na interview nayikoze, ugategereza ko baguhamagara kuko dayimoni yakumonitarinze, irabangagiye gusubizwa, agiye guhembwa amafaranga, ikagukubita kugira ngo uhore mu maganya. Ariko reka nkubwire ijambo rikomeye, nakubwiye ngo Imana iguha igisubizo kitari mu rusaku. Imana ikure mu rusaku. Niba harimo urusaku muri iyo fiyansaye yawe, turukubitishije imbaraga z'umusaraba. Turavuze ngo iyeri itabesha, Imana idakurikiza amarangamutima y'abantu, Imana yita ku gusenga kw'abatagira shinge na rugero, idasuzuguye gusenga kwa yaguhamagaye, nikure mu rusaku. Narivuze ngo ikuremo urusaku. Hari igihe umuntu agendera no mu modoka ariko ikaba iri mu rusaku, ukaba ufite ibyo utunze n'ibyo ukora, ariko ugasanga harimo urusaku. Uzi ko hari n'igihe ndetse n'igisubizo wari ufite nacyo kigusakuriza, ukabona nacyo ubwacyo ni urusaku. Ariko ni ku ijambo rivuga ngo kuri icyo ngicyo, niyo mpamvu nari nkubwiye ngo umuririmbyi yaravuze ngo anyurura mbabaye kandi ankiza amakuba, amaganya yanjye ajya yanyakira. Aravuga ngo niwe uruta inshuti zose zo mu isi. Impamvu ziruta nuko niyo yahagurukiye gutunganya ibyawe abikora neza. Ndi ku ijambo rivuga ngo iyera, Imana yaguhamagaye, Imana igufite, Imana ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe, Imana ifite ijambo rya nyuma ku byawe. Reka mubwire ijambo riguhumuriza. Uwakubwiye yuko azagusakuriza, uwakubwiye yuko azabyitambika, uwakubwiye yuko azabihagararamo, uwakubwiye yuko bitazakunda, uwakubwiye yuko azabirogoya, burya nta jambo afite, burya nta bushobozi afite. Hari Imana icecekesha urusaku. Topole bayisi. Haleluya, 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 haleluya. Hari Imana ikuramo
rukagenda. Ndimo kumva ubutware bwo gutegeka. Injira mu mwuka dutegeke, tugire ibintu twambura ijambo, tugire ibintu twambura ububasha. Ibyo bintu byari byarabaye urusaku, yego cyari igisubizo ariko kiri mu rusaku. Zari inzira ariko ziri mu rusaku, kari akazi ariko kari mu rusaku, yari bizinesi iri mu rusaku, urwo rugo rwari ruri mu rusaku. Ibyo bintu biri mu rusaku turabicecekesheje. Injira mu butware dutegeke, tubwire data ngo kura mu rusaku, kuko ni Imana itavuga amasigara cyicaro, ni Imana idatera ubwoba n'ibihe, ni Imana idakangishwa. Uwagukangishije ni wowe yakangishije, ariko hejuru y'imbaraga z'umwana w'umuntu hari imbaraga z'Imana. Hari imbaraga z'Imana idatera ubwo. Hari ubwoba bagutera bakakubwira ko bagufite mu biganza, bakakubwira ko ibyo bakoze bizakora, bakakubwira ko icyo bakoze kitazahinduka, bakakubwira ko uzarangirana nacyo. Ariko ngiye kubwira ijambo rikomeye, kuko wumvishe ijwi ry'Imana. Kandi ijwi ry'Imana umwanditsi yaravuze ngo ijwi ry'Imana ngo rikokora amashyamba, ijwi ry'Imana riramuruza impara. Ijwi ry'Imana, reka mubwire iryo jwi, ibyo bintu byari byarigize ibinyembaraga nibicecekera imbere yawe. Urwo rusaku niruceceke, dukuyemo urusaku nonaha. Wajya ujya kurangura ugasiga urusaku. Reka mubwire, hari igihe ucuruza ariko bitewe n'imyenda ya dovize hakaba harimo urusaku. Bitewe n'imyenda ya banki hakaba harimo urusaku. Ariko nk'umuhanuzi Imana ihamagaye ihagurukije, ndategetse mu budahangarwa pota sikaya wise never isikero, urwo rusaku niruceceke. Iyera niyigwatirize ku buzima bwawe, ivane mu rusaku, ijonjore ibyatuma amashimwe yawe agira kirogoya, ibyari bitumye Satani akubwira yuko bitazakunda. Impamvu abadayimoni bashingiragaho turayishenye nonaha. Intebe bicayeho turayishenye, intebe bicayeho turayihiritse. Urwo rusaku isoko yarwo nizibe guhera none mu izina rya Yesu. Iyo soko ni ikame, izo mbaraga niziceceke, ubwo butware nibuhagarare, izo mbaraga niziceceke. Uwo mutwaro baguhekesheje wakubwiye ko agufiteho ubushobozi. Hari igihe umuntu akakubwira ngo nutabigenza gutya, nutabikora gutya ntabwo uzagubwa neza, keretse niwemera ibyo nkubwiye. Ayo mabwiriza nonaha nyakubitishije imbaraga z'umusaraba. Ndavuze ngo wayaguhaye ari munsi y'ubutware bw'Imana. Hari Imana ivuguruza imigambi, hari Imana itesha agaciro ibyo abantu bibwiraga, hari Imana ibeshaho, hari Imana ikura abantu munsi y'ubutware bw'imbaraga z'umwana w'umuntu wagukangishije, wakubwiye yuko afite ubuzima bwawe, burya ntabwo afite. Imana niyo ibeshaho, Imana niyo itungisha, Imana niyo yubaka. Bibiliya yarabivuze neza, iravuga ngo Uwiteka atabaye umurinzi, abarinda umudugudu babera amaso ubusa. Reka mubwire, wakubwiye yuko ari ugufite, wakubwiye yuko ari ugutunze, wakubwiye ko ari ukugize. Mubwire ngo hoya, mu ijuru hari Imana. Urwo rusaku rwo kuyoberwa guhitamo Satani yaragukangishije, yakubwiye yuko nutabyemera bitazakunda, yakubwiye yuko nudakora icyaha bitazashoboka. Mubwire ngo ndabyanze, ndakomeje mu rugendo, nje ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Haleluya. Jambo rya mbere, nubwo byari urusaku, muririmbyi yararirimbye ngo nyoborwa mu nzira yose n'ukuboko k'Uwiteka. Ariko Bibiliya ikavuga ngo hari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Reka nkubwire ijambo rimwe, uyu munsi wa none Kristo wera amanukire gukuramo urusaku. Ndumva ijwi rimbwira ngo hari imbaraga ziri bucecekeshe ibyari bigusakurije. Ndumva ijwi rimbwira ngo umubabaro wawe ijuru rirawuzi, kandi ndikumva ijwi rimbwira ngo nudatakaza indangagaciro z'abantu b'Imana, Imana ntabwo izaguta ku gasozi ko gukorwa n'isoni. Enomasike dome fi eleberia siaba. Ndashima Imana ikugarutseho, ndashima Imana iguhaye ihumure, ndashima Imana iguhumurije mu cyimbo cy'umubabaro ikaguha ibyirato, mu cyimbo cyo gukorwa n'isoni gakoze isoni byari bigukorera isoni, mu cyimbo cy'urwandiko rw'ibirego ikazana urwandiko rw'amashimwe. Ediberias anoma pariyefa to
ora sasayebo. Haleluya, Imana ishimwe. Hanyuma rero mwene data wowe uri kunyumva kandi turi kugendana, kurikiranye ijambo ry'Imana kuri Mos TV ndetse no kuri Jean Baptiste Bolingo TV, reka mubwire ijambo ryiza rihari. Icyambere ni iki ngiki, menya yuko Kristo agufiteho umugambi. Cyakabiri, twiteguye gusenga kugira ngo tugire icyo tubwira Imana. Cyagatatu, gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Icyakane, iyo dusenze twumvikana n'Imana kandi igakora. Icyagatanu, uyu munsi ubwo rusaku rwari rutari rwumva ijwi ry'Imana, itegeko ryawe ntiryarukura, ariko iry'umwuka rirarucecekesha. Cyagatandatu, Imana yamaze kuduha amahirwe yo kuvugana n'icyo kibazo. Icyakarindwi, nubwo Satani yagusuzugura ariko ntari busuzugura Imana. Icyamunani, hari ubutware twahawe mu ijambo ry'Imana. Icyacyenda, itegeko ry'Imana rivuguruza ibyo abantu bakoze. Tao se bone ya faide kote done edbini goma poki sanso taide vome. Icyanyuma, kwimenyaho ikibazo bingana nuko Imana igikemura, kuko iyo wamaze kumenya ko gihari Imana ukakiyereka. Niyo mpamvu wa murindi yavuze ngo jya ufata umwanya wiherere maze usenge, suka amaganya yawe imbere y'Imana, umubwire ku murongo byose bikugoye. Imana iragukunda ntabwo yaguhana. Ndashima Imana yuko igiye gukuraho urusaku wari ufite ntabwo uzongera kurwumva. Urusaku wari ufite mu rubyaro ntabwo uzongera kurwumva. Urusaku wari ufite mu kudahuza n'umugabo wawe ntabwo uzongera kurwumva. Urusaku wari ufite muri zo ntambara wa mugabo we mu rugo rwawe ntabwo uzongera kurwumva. Niwemerera Kristo aragukiza urusaku, aragukuraho itegeko ry'umubabaro, aragukuraho itegeko ry'agasuzuguro k'abazimu, arakuraho igikombe cy'ibidandabiranya. Ibyo binagiye kukuvunjira. Ndumva ijwi rimbwira ngo Imana igiye kukuguranira. Folera sekedonia baize kotala habaibe. Imana ishimwe, ndikumva ijwi. Hanyuma rero icyo cyari kikubwiye yuko bidashoboka, dayimoni wakubwiraga ko bitazemera, wagendanaga urusaku. Uzi kuba uri mu modoka nziza ariko ukayigendanamo urusaku. Uzi kwitaba telefone ariko ukitaba telefone y'urusaku. Uzi kuba mu kazi ugatonda mu kazi ku rusaku, ugatahira ku rusaku, ukirwa mu rusaku, ugatahira mu rundi. Ndumva ijwi rimbwira ngo igihe wabibayemo kirahagije. Imana yimure dayimoni w'urusaku, Imana yimure uwo muzimu, Imana yimure ako gasuzuguro, Imana yimure ibyo bihe bidacika, Imana yimure ubwo bugome, izo nkoni z'umubabaro guhera none nzigukuyeho mu izina cya Yesu. Mpagaze mu mbaraga n'itegeko ry'iyamamagaye, mwatuyeho guhera none ihumure rivuye ku Mana ishobora byose. Imana nicecekesha urusaku rw'uburyo bwose, aho rwaturukaga hose turavuze ngo niruhore, turavuze ngo niruceceke. Dukoresheje itegeko ry'umwuka turavuze ngo urwo rusaku ruceceke mu izina rya Yesu. Rumva nasoza nkubwira ngo ubundi butumwa n'ubuhanuzi, iri jambo n'ubuhanuzi kuri wowe ndetse no ku wundi. Ushobora kuri hamwe neso nawe akaruhuka, kandi ushobora ndetse no kugira kuryizereramo tukarisengeramo. Ubwawe bikunaniye waduhamagara tukagufasha, kuko duhari ku bwawe, duhari kubwo kugira ngo dukorere Imana. Twiyemeje gukorera Imana, twahisemo gukorera Imana. Ndagira nkubwire ngo nibyo rwose ufatanye natwe. Nunabishobora ukore subscribe ndetse unasangiza abandi. Ubu ni ubutumwa bubohora, ntabwo turi gushyushya, ntabwo turi kugira ngo abantu tubabwire yuko twashatse kugira ngo abantu badukurikire. Ntabwo ari ugushaka views, ahubwo ni kugira ngo abantu b'Imana bamenye ko hari itegeko ry'Imana rivuguruza imigambi y'abantu, rivuguruza imigambi y'abadayimoni, rivuguruza imigambi y'abakonikoni. Niba hari n'uwakuroze, niba hari uwaroze urushako rwawe, niba hari uwaroze business yawe, niba hari uwaroze akazi ukora, niba hari uwahuhe, niba hari uwaguteze, niba hari uwagusize, niba hari uwohereje inyatsi, nagira ngo mutangarize ngo ukimara kumvira ijambo zamuka mu mbaraga zo kwizera. Urwo rusaku turukubitisha amaraso ya Yesu. Tubwire Yesu ngo uracyari ku ntebe y'imbabazi, uracyashobora byose, uracyari y'Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Imana ikure mu rusaku, wizera Imana, ugendere mu ishimwe, ujye uvuga ngo ntacyo ngushinja Yesu, byose warabirangije. Imana ishimwe ko hari urusaku rucecetse ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Nibyo nakwifurizaga ngusabira mu izina rya Yesu. Turabakunda cyane. Shalom shalom.